Ngari kwanza banza uve muri telefone. Hari ikintu nifuzaga ko tuganira. Ni iki? Hari imico nyine maze iminsi mbona ufite kandi itari myiza. Birambangamira. Ibihe? Nyine hari imyitwarire itari myiza ufite pe. None yimbwira. Aho ushize wazanye ahise umbwira ko ari mushiki wawe. Kandi ari umugore wawe tubana mu nzu ntabizi. Ejo bundi uzana murumuna wanjye umbwira ko ari mubyara. Ese basi biterwa n'iki? Beti ni iki utabona hano mu rugo? Nturya? Ntiwambara? Ntufite aho kuryama? Icyo ushaka utabona ni iki? Nse sheri. Ibyo byose navuye mu rugo ntabibona. Icyo wavuye mu rugo se utabonaga waje gushaka imyenda iki? Ni wowe nashakaga. None njye simpari? Ndahari. Nse sheri basi bipfira he niba ari Ntabwo njyewe ngo gusa. uretse kumfata fata hasi. Basi mbwira ikosa ndikosora. Nakumvisha ugiye kunzanaho stress zawe. So kukigiye fa muri ibi bintu kwera. Gusa nakoze nirihe kuko rituma nkora ibi ngibi. Umuntu y'inzira yabwiraga umugenzi kabisa. Karibu siti. Yoni? Arame boss. Takip umushyitsi. Wazanye. Amazi.
wa mushoferi aza kamubwira. ko wanshinze akwindaye hariya ngo twite inda y'umugabo wanjye umva uwo mwana twite uzamuhekenya cyamutogose umuryi Mawuti? Beti ibintu numeshe n'ibicyamba. ibikisa we wumvise We ngo ashaka kwica umwana wanjye. Utogose iki? Hari ikintu ntarakubwira rero noneho. Ugomba kumenya aka kanya. Uri kubyumva? Aka kanya. Guhera ubu ngubu ubihorane mu mutwe. Uyu uri kwita ngo indaya iki? Nibi ntazi. Niwe mugore wanjye ubu ngubu. iyi ndaya iyi Ndakubwiye ntongeye kumwita indaya niwe mugore wanjye ubu ngubu. Afite umwana uri kuvanga ushaka kwica. hanyuma Wowe ufite iki? Ufite iki? Indaya uzikura mu cyangwa? Guhera ubu ngubu ubyumve sinshaka induru yawe. Nimba ari cyo waba uzagende kugishaka ahandi. Sinongeye kumva induru yawe. Ramba bari. Ndakubwiye ngo uyu mwana uzamurya. Mva hose mva. Uzamurya niko nkubwiye uranyumva neza. Kwanza sohoka mvira no mu rugo. None bite? Nziza rwose. Namubonye. Ndamubona. Uramuzi se? Oya. Uyu ni umukozi wanjye ukora imirimo yo mu rugo, ukora amasuku ibintu byose mbese byo mu rugo. Uyu ni umushoferi. Uyu ni umushoferi uzajya gutwara ukeneye kujya mbese buri kintu cyose ukeneye gukoresha. Niba ushaka transport y'ahantu namwe rero icyo nabamenyesha uyu ni umugore wanjye kandi mujye mumwubaha. Turakwishimiye tubaye ikaze. Boss, felicitations kabisa. Sawa nyoni we. Abo boss aratunaidi gukora. Sawa genda dukore nta kibazo. Sawa. Aldo? Nyoni bite? Umeze neza? Uri mu rugo se? Okay, nyine ndagushaka iwanjye byihutirwa waza nkakubwira se? Ewa, ndagushaka cyane ahubwo banguka. Okay, nyine we fata bike byihuse. Witungera aho tu. Okay, banguka. Sawa. Umva naze mwereke. Biriya bipangu byase ari amafaranga nzayarya. Ntanariye nawe ndi kigorya ahubwo. Ikaze mwereke. Umva ndayamurya bazagurishe hariya. Ariko Shema ntabwo nigeze mbona nijoro. Jose Karame. wino hano mubaze. Shema yaraye hano kuva mu gitondo, kuva ejo mu gitondo nawe nabonye yagiye. Ntabwo yaraye hano. Yagiye hehe? Ntabwo mbizi Wigeze umuhamagara se? None se yakubwiye hagiye?
nta kintu nigeze mvugana nawe ntabwo yabimbwiye nabonye agenda gusa agenda atavuze mukuru we ntiyamubwiye Shema akeneye kuganirizwa ibyo bimaze kurenga muzamuganirize pe ibyo bimaze kurenga mbona ntazi imyitwarire afite akagenda akarara ahantu akirirwayo akongera akararayo bikageza aya masaha ataraza ni ikibazo atanagize n'uwamenyesha sawa gendere ndaza kuba aho yagiye bya Shema birarenze umwana afite ikibazo cy'ikoko na mukuru batabizi ubuse ninjye umubera mubi baranjye noneho ibintu nibigera muri famiye ko umwana yabaye ikirara ari muri uru rugo nzasobanura iki karibu nyoni ubundi ngeneze moto biteze ni byiza neza yemeze neza kuko ndabona uryoshye kabisa nubibona se yameze bo yemeze neza nubise biti ni byiza biri aho nyine nagushakaga sinze nihuta njye ntabwo njya ninza yego nyine wambaye neza ibi ni sekunde wowe uje wambaye bodaboda nta bintu bingoye ngeneze moto hitsinze yiyanura kuba uje kundeba ntabwo uvuga kwambara bodaboda twebwe ntabwo abakire twikoraho ushobora kuza wambaye neza tunyuraho gutya twabakire ntabwo twikoraho nyine ko wambaye tugenda ntubizi se ibyo nta ribi bimeze gute ameze neza nta ribi ubundi ndabona wambaye akantu keza merci beaucoup ariko akantu ntabwo ari keza cyane kavanamo mbese uko ujya kunywera akantu wakaguze muri Simba muri Simba nta bintu bihava kijye muri sitayeti heza Canada hose ndetse kuko bayisangura kandi utuntu tugenda njye kutudaduhereza abakozi mu rugo bambaye tuno tuntu toto ahubwo se ntituri bunyandurize umufuka ariko naribi nk'ibi nyumva nyine nzagura agakoze muri zahabu merci beaucoup imyenda bikunze pe nyine ikintu nakubwiraga hari umunsi nyine nigeze kuza nyine natambutse yenda kubona yenda kwishimira numva nyine twaciringa nyine buriya njyewe simaze abantu benshi bate muri karitsiye nawe nuko nakubonye uzamuka nkabona urakase iwanyu nahabonye gutyo nyine nabwo ndi mu modoka ndi kumwe n'umukozi udutwara nibwo nahise menya iwanyu nyine reka mubwire ndashaka duciringe ibya hatari ndiye nyoni nta kibazo urisanga mfite umutima umeze nk'igorofa uzazana ibintu byo gukora ntabwo ari ugukora iki uzabe mukuru njyewe amafaranga arakora byose no mu bihaha hose wahagera hose ahubwo ndabona ajyanye turi mu ma saa 10 reka ngende hari amafaranga nari kujya kubikuza navuye muri Amerika amafaranga naza kugaruka tukavugana nimugoroba mvuyeyo nkuzanira agake se ko kunywa ndakuze ni akabwa gahenze bize rwihenze hano mu Rwanda cyangwa se ahantu hose ngenda umukino amafaranga nta kibazo nta kibazo sawa reka nihute kagiye kureba iki amafaranga telefone yagiriye telefone yagiriye hehe mana we yesu umuntu yaba yijyanye mana yanjye nyoni ningegera byeze hano
nikoresha ingegera. ariko ndumva amaze kuruha, twakwigiye kuruhuka. Ejo mu gitondo mfite n'akazi, twakwigira kuruhuka, ndumva ntanarushye cyane. Nta kibazo, nanjye ndumva ndushye. Uretse gato, wowe Betty, ntabwo twavuganye urabyibuka. Ibintu byawe byose biri mu cya cyumba ubifate ubitware mu cyumba cy'abashyitsi. Sinshaka kongera kurarana nawe undi munsi. Nizere ko wanyumvishe kandi nta bindi nshaka kuvuga. Njye ntabyo mbasanga. Igendere.